Ukunze kumva abantu bavuga bati urukundo rutuma umuntu atagera ku nzozi ze, urukundo rutuma hari ibyo umuntu atageraho kubera ko yagiye mu rukundo. Abantu bamwe na bamwe bagira batyo bagafata umwanzuro wo kuvuga bati tuzajya mu rukundo biturutse ku kuba twageze ku nzozi zacu cyangwa twageze ku byo twifuzaga byose. Niba ari ugushaka umugabo agahita avuga ati noneho umugabo ngomba kumushaka, niba ari ugushaka umugore agahita avuga ati noneho ngomba kuba namushaka kubera ko ibyo nashakaga kugeraho namaze kuba nabigeraho. Ibi abantu benshi cyane iyo bari gutanga ubuhamya cyangwa bari kuganira n'abandi bababwira ko kujya mu nkundo za hato na hato bituma umuntu atagera ku iterambere rye. Rero niyo mpamvu ugiye kubona gusobanurira urukundo rushobora kuba rwatuma utagera ku iterambere ryawe cyangwa rugatuma usazana ubukene bukabije cyane biturutse ku kuba hari inkundo zimwe na zimwe wagiyemo utazisobanukiwe. Izo nkundo rero nizo ngiye kubona gusobanurira ahangaha ku Ihozo TV kugira ngo uze kuzisobanukirwa utazacwa n'ubukene cyangwa ngo uterwe n'ikindi cyorezo cy'ubukene cyangwa cyo kudatunga amafaranga cyangwa cyo kutagera ku nzozi zawe biturutse ku kuba warishoye mu rukundo cyangwa mu nkundo ubwawe utagize udasobanukiye. Muri iki kiganiro ngiye kugusobanurira ibi bintu byose kugira ngo uze kuba wabimenya kugira ngo utazagira utazasazana ubukene, kuko ndabakunda cyane mwese abantu mwamaze gukanda subscribe ku Ihozo TV ndetse namwe mugiye kuba mwayikanda none ahangaha ndagira ngo ibintu mujye mugira mujye mubimenya, kuko ntabwo mushobora kuba mwadukurikirana mutagize mudafite amafaranga. Niyo mpamvu mugomba kubacira inzira zose nkabarabura kugira ngo mutagira mudakomeza kubura amafaranga biturutse ku kuba mwishoye muri izi nkundo mugize mutari muzi. Reka mbashimire mwese mwamaze gukanda subscribe ku Ihozo TV tujye kubana muri iki kiganiro nditura. Urukundo rwa mbere tujye kuba twaheraho rero rutera ubukene ni urunguru. Rura rukundo ujyamo uyu munsi ariko ejo ukabona byatangiye kuba rwaserera, ukabona ni rwa rukundo rurimo rugutesha umutwe, ukabona uyu munsi umukunzi wawe mumeranye neza ariko ejo ukabona ibintu byamaze kuba byahinduka. Wakibaza rero ngo uru rukundo rukuzanira ubukene gute ko numva aho ngaho nta mafaranga umuntu akwatse ndetse nta n'ikintu kindi akubajije cyo kuba yagukuraho ayo mafaranga bishobora guturuka hehe ubwo bukene? Aha ngaha no kuvuga ngo buriya ibintu byose bisaba ko mu mutwe niba ugiye gukorera amafaranga cyangwa ugiye gukora akazi bisaba ko mu mutwe wawe uza kuba uri kiriya. Ibaze noneho niba uri gutekereza kuba umukunzi wawe cyangwa urukundo rwawe wa wundi ugushimisha, wa wundi ufite imbaraga zose zo kuba yakubabaza, noneho ubizi neza ko mufitanye ikibazo. Iki gihe rero nujya mu kazi uraza kuba watanga umusaruro mabi. Niba wikorera byanze bikunze uraza gukora, niba ari abakiriya baje utangire ubabwire nabi we kubabwira neza. Buri kintu cyose ubone kiri kugenda gipfapfana mu mishinga yawe yose, ubone ibintu byawe ntabwo biri kugenda neza, kuko umutima wo gukora bya bintu uri aho ngaho ntabwo uri aho ngaho uri hehe urahandi. Rimwe na rimwe ushobora kuba n'umuntu yaza agatora nk'ikintu kubera ko ubwonko bwawe cyangwa umutima wawe uri kure cyane, wa muntu akaba yagira ati yahagenda atakishyuye. Abo ngabo ndavuga wenda nko ku bantu bacuruza, urwo n'urugero ngize ntanze. Aha ngaha nanone rero ntushobora kuba wajya kudiringa diru irimo ibiceri ubizi neza ko umutima wawe udatuje, ubwonko bwawe budatuje. Niyo waba ari ugupiganirwa isoko n'ubundi bishobora kuba byarangira ugize utaritsindiye kubera ko ubwonko bwawe ntabwo bugize ntabwo buri hamwe, umutima wawe ntabwo uri hamwe. Ibi ngibi rero ni uko nguko bigenda bikwangiza ubwonko, bikakwangiza ubwonko, bikaza gutuma hari ibintu byinshi cyane utari buze kuba wabasha gukoraho biturutse ku kuba ubwonko bwawe butagize budatuje ngo bube buri ahantu hamwe bavuge buti tugiye kuba twakora kiriya kintu ndetse tuze kuba twagira tuze kuba twakigeraho. Aha ngaha rero nuramuka ugiye mu rukundo ukabona urimo uragutesha umutwe, ukabona uyu munsi mwishimye nimugoroba arakoje, uyu munsi umuntu yaguciye inyuma, ejo aguhaye impamvu nyine agahora agira ati ubona agushyiramo hagati na hagati. Aha ngaha rero nabaha n'urugero ruto cyane. Uzarebe urugo rwatangiye kuba rwazamo amakimbirane, nta kintu na kimwe cy'iterambere bashobora kuba bagira bashobora kuba bageraho, kuko ubwonko bwabo ntabwo butuje. Nyamara umugore arabyuka mu gitondo akajya ku kazi ndetse n'umugabo akajya ku kazi, ndetse wa mishahara bahembwaga ntabwo yigeze ihinduka, ariko kubera ko mu rugo rwabo badatuje bo ubwabo, ayo mafaranga ntagira ntibamenya haciye, ntibamenya uko biri bigenda. Aha ngaha rero nicyo kintu nyine cy'ikibazo cyo kuba wakishora mu urukundo rushobora kuba rwagira rwakuzanira ubukene. Urundi rukundo rero tugiye kuba twajyaho ni urunguru. Aba bantu bakunda kuba bishora mu rukundo mu nkundo zigiye zitandukanye, uyu munsi ukumva ko udashobora kuba wafata umukunzi umwe ngo uze kuba wamuramya, ndetse umukunzi urabona ko wenda adafite ya mico, umukunzi wawe urabona ko mumeranye neza, nta kibazo kiri kuza hagati yawe nawe, ariko ukumva ko kuba warambana nawe cyangwa kuba wagumana nawe ari ikibazo gikomeye cyane. Wamaze kuba wabona umukobwa cyangwa umusore umusumbije hejuru, ugahita wumva ko uwo musore cyangwa
cyangwa uwo mukobwa ugomba ko wagira ute wahita umureka. Ahangaha rero wakibaza ngo ibi bikuzanira ubukene ute? Ikintu cya mbere aha bizagusaba, niba wabonye umuntu wundi biragusaba kuba watangira kugira imyitwarire runaka ugira. Niba ari ukugura imyambaro uravuga ati noneho reka ntangire mpindure n'imyambaro. Niba ari ibintu runaka ugutangira kuba wakora, icyo gihe biraza kuba byagusaba ko hari ibintu byinshi cyane uri bugende uhindura mu buzima bwawe, kandi ibyo bintu uri kugenda uhindura byose biri buze kuba byagira bite, biri buze kuba byagusaba amafaranga. Ahangaha wari umaze kuba wamenyereza umukunzi wawe ikintu kimwe, wari umaze kuba wamwereka ubuzima bwawe, ariko uhise ugira ute, uhise utandukana nawe. Yari amaze kuba yakumenyera avuga ati none nk'umukunzi wanjye niba ari ugusohoka rimwe, niba bura ikintu cyitwa gufata umukunzi wawe ukamuha umurongo ngenderwaho ni ikintu gikomeye cyane kurenza kumubwira ngo ndagukunda. Ahangaha kuri ndagukunda kuri iki gihe ntabwo ari ikiri ibintu bikirenze, ahubwo uburyo ugomba kubana n'umukunzi wawe kugira ngo muzagire muzarambane cyangwa muzagere ku iterambere ryiza cyane, bigusaba igihe kinini cyane, bigusaba imbaraga nyinshi cyane, ukamwumvisha ko mugomba kubana ndetse mugashimishwa n'ibyo mufite. Ibi ngibi ni ibintu bigira bite, ni ibintu bigusaba isukari. Ibaze rero igihe cyose kugira ngo uze kubafata umwanya wo kumenyereza umukunzi mushyashya wese uze wenda buri mwaka ufite gahunda yo gushaka umukunzi mushyashya. Ibi ngibi rero bizatuma bizatuma utagera ku nzozi zawe, kuko uhora umeze nk'umuntu wubaka asenya, tuvuge nk'urugero umaze kubaka inzu ukayigeza hejuru, nyuma yaho ugahita uza ukayisenya ukavuga ati none reka nongere ntangire indi, urumva ko biba ari ikibazo gikomeye cyane. Ahangaha rero niba ujya mu nkundo nyinshi cyane bishobora kuzarangira ugeze utageze ku iterambere, bikarangira nyine nta kintu na kimwe nta kintu na kimwe ugezeho. Urukundo rero rwa nyuma twasorezaho muri izi nkundo zose zigira zite, izi nkundo zitera ubukene. Urukundo rugusaba kugira ute, urukundo ruza rukagusaba kwiyemera cyangwa rukagusaba kugaragara uko utari, uharanira kuvuga ati ndashaka kumera kuriya. Niba umukunzi wakubwiye ngo yawe ngo sheri ngo none se ngo ko uriya mukobwa cyangwa uriya musore yambaye wenda agakweto keza, ziriya nkweto uriya musore wambara kuriya ngewe ndagira nti ndabakunda, nibyo koko banza wumve koko nibyo arabakunda bari abasore, ariko mubwira uti rero sheri dufite izindi poroje zindi ku ruhande, niyo mpamvu rero biriya bintu ntabwo twagira dute, ntabwo twahita tubyishoramo. Reka wenda niba ariyo shati ukunda ko nambaye cyangwa ubona yambera, reka nzayigura wenda igihe nikigera tubona ko nta kirize tugira dute, nta kirize dufite. Ahangaha rero wenda ingero ahangaha wahita wumvamo ni nyinshi cyane twagenda dutanga. Hari nk'umukunzi ubona ikintu agahita agira ate, ayumva ko agikeneye cyane, ndetse akagomba no kugutegeka, kameze nk'aho ari kuguha itegeko. Jya wirinda umukunzi umera nk'aho ari kugutegeka ko ugomba kumuha kiriya kintu, ugomba kumenyera ibi ngibi, nk'aho wenda wavuga ko ahangaha wenda nakoresha umubyeyi. Hoya, ahangaha wenda ushobora kubaha umukunzi wawe biturutse ku kuba wenda ubifite, umeze neza, nta kibazo ufite, ndetse wumva ko uri tayari ko kuba wamuha gift, ariko umukunzi wawe yigutegeka cyane ngo amere nk'aho ari kugutegeka, akakubwira ngo ibi ngibi ugomba kubimpereza, ibi ngibi ndabikeneye. Ahangaha rero n'ubundi ushobora kuzamuha ibi bintu byose yumva akeneye, ndetse ukamera nk'aho uri kumusindagiza. None igihe cyo kumusindagiza cyazagera cyangwa cyazashira, bikagira bite, bikarangira wa mukunzi ahise yisangira undi muntu, noneho bakagira bati bakawakomezanya urugendo. Ahangaha sindi kubabuza gutanga impano, ariko mumenye uburyo mugomba kuba mwaza gutanga impano bibavuyemo mwebwe ubwanyu, ndetse ukabona ko utagiye gutanga impano kubera ko umeze nk'uwitanga, ahubwo ugiye gutanga impano kubera ko hari icyo ugize ute, hari icyo ufite. Ahangaha rero uramuka utanze impano nyinshi cyane, ndetse ukabigira nk'aho ari akazi cyangwa ari agashungo, bishobora kuzarangira nawe ubwawe umaze kuba wakwitanga, ndetse wenda nyuma yo kwitanga cyangwa nyuma yo gukora ibishoboka byose kugira ngo uze kubashimisha umukunzi wawe, rimwe na rimwe nyine bikaza kurangira atagize ate, atabihaye agaciro. Niyo mpamvu rero uba ugomba kugira ute, sinkubuje gutanga impano, ariko tanga impano ubanje kugira ute, ugenda unamedita gake gake, ukamenya ese umukunzi koko turi kumwe ni ngombwa ko nshobora kuba namuhereza iyi mpano, ese umukunzi turi kumwe ni ngombwa ko ibi byose ngomba kuba nabigize ite, ngomba kuba nabimwa. Kuko hari igihe umukunzi aza ameze nk'aho yitambukiraga, ndetse nawe ukaba umeze nk'aho ari nko guhagarika imodoka. Burya uhagaritse imodoka burya kirya gihe ibihagaze kubera wowe, ariko nyuma yaho niyo uvuyemo igira ite, irakomeza, ndetse niyo utajyamo yagira ite, yakomeza. Ahangaha rero wimera nk'uwo muntu ugize ute, uteze imodoka, ahubwo kumenya ko umukunzi wawe ari umukunzi wawe, umenye ko niba ari byo koko, mumenye uburyo mubanye
bitandukanye twagiye tubagezaho ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye bikwereka uburyo ushobora kuba wamenya umukunzi ugukunda, ndetse ngenda nanabasaba nkababwira nti buri munsi niba hari ikintu utari gusobanukirwa mu rukundo rwawe, niba hari ibintu ubona bitari kugenda neza, ushobora kuba watwandikira tukaba twagira dute, tukaba twaguhereza inama nk'ubu aka kantu muze kuba mwakumva neza, ndetse namwe ubwanyu mugende mwishyiramo mu mpande izo arizo zose, umenye ngo wenda ngo ese aka kantu uko bakavuza aha ngaha, ese koko nanjye ndi mu ruhe ruhande, ese ibi koko byambaho. Ibyo byose rero nawe uragenda wikorera ingero zawe zishobora kuba zakwereka urukundo rushobora kuba rwagira rute, rwakuganisha mu bukene. Kuko urumva mvuze ingero nkeya kubera ko wenda tuba tugomba kuzagaruka ku bintu byinshi cyane, kuko dushobora gukora ikiganiro nk'iki ntimugikunde wenda, cyangwa muramutse mugikunde mugatina ko tuza kuba twabwira n'ibindi bintu bigiye bitandukanye mwagira mute twabibagezaho. Reka mbashimire mwese mwamaze gukanda subscribe ku Ihozo TV, twabona kandi muri iki kiganiro rituru. Imana ikomeze kugenda ibana nawe.